Muraho, iyi application muri kureba bayita connection stabilizer booster. Yego, ngiye kwidownloadinga gikoreshe ubundi ndebe koko ko connection zo kuri Itunga Gaceze cyangwa se Airtel Imagine zigira ute ziba stabilized, zitari bugira ute agenda zibura cyangwa se uzigira ute ngo ziveho. Mara kwidownloadinga ndabasobanurira neza impamvu ndetse izi application zose ugenda ubona zigira ute zikorwa. Hano handitse ngo contain ads, sibyo? Contain ads niyo bisobanuye ngo irimo amatangazo, sibyo? Ibi byo kuvuga ngo irimo amatangazo tuvuga ngo bamwe mu gihe kuyikoresha barakwamamazaho ubundi bahembwe n'icyo bita Google AdMob. Cyangwa se AdMob ni porogaramu ihemba abantu bakoresha abadeveloper ba zino application. Iyo uyifunguye gatoya bahita bakunyuzamo itangazo, bakaba ariho bo bungukira. Ugiye kuyifungura bitandukanye na VPN murayizi mwese, najye muvuga izo bita Hytone, izo bita ngo Drive VPN, ngo zitanga interineti y'ubuntu, ariko wamwishuka mwa Abanyarwanda ntabwo ari interineti y'ubuntu itanga. VPN iguha ubundi intego ya VPN ni ukugira ngo iguhindurire icyerekezo urimo, sibyo? Rimwe na rimwe VPN nziza uranayishyura, guhindurira icyerekezo urimo. Nimba uvuye kuri interineti uri mu Rwanda, ikaba yaguha aderesi yo mu Bwongereza cyangwa se yo mu Budage. Ni uko nguko VPN bikora. Noneho kugira ngo ubundi mbere yari amafaranga, ariko kugira ngo ihinduke ubuntu, nabo bagiye bakoresha ibintu by'amatangazo, bakanyuzamo amatangazo, ubundi bamara kunyuzamo amatangazo ukagira ute bakakwamamaza, ubundi ubwo ikabahemba, ubwo AdMob ikabahemba. Ibyo rero babona ntibihagije, bakajya banakwiba data z'ubuntu, kugira ngo wowe nimba ugiyeho ufite data baragutwara connection bazigurishe ku bandi bantu. Hari abandi wumva ngo babonye ngo interineti y'ubuntu, noneho cyangwa se bakakubwira ngo downloading, urumva ujya kwidownloading ufiteho utudata, utudata twawe. Iyi ni Stack VPN nayo mwagiye muyikunda mu Rwanda. Utudata twawe iyo tujyanyeho ukareba amatangazo gatoya, ukareba nk'amatangazo abiri, bashobora kukwemerera iki? Bashobora kukwemerera kugira bashobora kuguha utumega dukeya ukoresha nawe nyine ngo wabonye interineti y'ubuntu. Ariko muri make uzare bifunguye VPN ugakomeza gukoresha interineti, ibintu uba ukonekise telefone yawe kuri nko ku isi hose, abantu bagatangira kugutwarira amadata. Iyi ni Stack VPN, yagiye muyikoresha mwese murayizi, murakazi bose ni abatubuzi, abantu benshi ni abatubuzi, kandi ku mpamvu zo kugira ngo ushake agafaranga. Niyo mpamvu ubona abantu bigize iki abatubuzi. Nimba rero wakunze iyi video ukaba wakundaga gukoresha VPN nawe, sawa, uyikoreho like, ubundi umbwire icyo wibekeho. Ushaka VPN ikora neza